Ndongeye ndabasuhuje kuri uyu munsi rero tukaba tuje gufasha abantu bajya baca muri commentaire batubaza bati twe ntabwo twari twatangira gukora ubworozi ariko nkamwe mu bufitemo experience mwatubwira uburyo mbese twahera hehe kugira ngo twinjire muri uno mwuga. Ugasanga bibaza ibibazo byinshi, ese ni gute nahitamo ahantu ho ndi bujye kororera. Ugasanga abenshi baba batubwira ati dutuye mu mujyi ariko hari isambu dufite mu ntara mu gace runaka, ese ni hehe twahitamo muri izo site ebyiri dufite ho twakorera ubworozi. Ibyo byose ugasanga barimo barabyibaza, abandi ugasanga baribaza bati ese none dukoreye mu mujyi kariho tuba tubona twaba twegereye inganda zikora bino biryo by'amatungo, wenda hari ndi twaba duhendukiwe kurusha uko twajyana inkoko muri utwo duce twakure y'imijyi two mu byaro. Abandi ugasanga bibaza ibibazo bigiye bitandukanye, ntese kuki ubworozi muvuga ngo harimo amafaranga kandi tubona ibiryo by'amatungo bifite igiciro kiri hejuru. Abandi nabo ugasanga baravuga bati kuki hariho ibiryo by'inkoko cyangwa se ibiryo by'irindi tungo ng'ingurube cyangwa se irindi tungo, ugasanga barimo baribaza bati kuki hariho ibiryo by'inkoko bigura 800, ibigura 1000 n'ibigura 500, ugasanga bifite ibiciro bitandukanye kandi byose bigacuruzwa bikagurwa. Kuki aborozi badahitamo kwigurira ibyo biryo bya make akaba ari byo bororera bagaburira amatungo yabo? Ese ibyo biterwa n'iki? Ndetse hakaba hari n'abandi bibaza bati none se nyuma yo kuba tumaze kugura inkoko, ubundi mbere yo kuzigura wagendera kuki uhitamo ubwoko runaka? Cyane ko inkoko zigira ubwoko butandukanye. Kuri uno munsi rero tukaba turimo tugira ngo tuganire cyangwa se dufashe uwa muntu ushaka kwinjira ku bworozi bw'inkoko bwa mbere. Gusa nawe uba umazemo igihe ntabwo waburamo ikigufasha, gusa ahanini twe tuyikoze tugira ngo dufashe na wa muntu ukiri mushyashya ase yakinjira mu kazi gute. Gusa ko ubworozi bw'inkoko nk'uko nababwiye ni ka kazi nacyo reka mbite babwiraho, ni ka kazi ukora atari ukuvuga ngo ugiye guhita ukagira akazi kawe kagutunga. Kuko ubworozi bw'inkoko kugira ngo butangire kuguhereza inyungu cyangwa se ngo buguhe amafaranga, biba bigusaba hagati nibura ugatangira utangiye kuzorora ukamara amezi agera muri 6 utari wabona inyungu kuri bwo. Ugitegereje ushoramo amafaranga, ushora umwanya uzitaho, noneho muri amezi 6 akaba aribwo zitangira kuguha umusaruro. Cyane ko hari n'inkoko ushobora kubona umusaruro mbere y'ayo mezi 6. Ngubu tuvuze nko ku nkoko zino z'inyama za broilers, ko kuzo ku mezi 2 n'igice uri gusarura. Hakazana ziriya nkoko za gakondo ivuguruye dukunze kwita improved local, nazo ugasanga zo kugira ngo ziguhe umusaruro cyangwa se zigera igihe cyo gutera zigutwara hagati y'amezi 3 n'igice, amezi 4 ziba zirimo ziratera. Gusa izo ntabwo arizo turize kwibandaho, twe turibanda ku nkoko muri rusange. Kuri zino ushobora kuba watangira korora ukabona umusaruro nyuma y'amezi 6. Mbere yuko tutangira kwinjira mu kiganiro nyirizina, ubundi ubworozi bw'inkoko ni bwa bworozi uzakenera, isa nangwa ni backup waka, ni ka kazi uzakenera kazaye kaguha inyungu mu gihe ufitiye akandi kazi, uri umwarimu, uri umuganga cyangwa se ufite ikindi kintu ukora kikwinjiriza amafaranga, ariko ukavuga ati ese mu minsi iri imbere ko nzaba nashaje cyangwa se imbaraga zigenda zigabanuka, icyo gihe nzakora iki? Umuryango uzakomeza utungwe n'iki? Aho ngaho rero niho duhita dufata tugabagira inama ng'abantu mufite amahitamo nk'ayo kuba wahita ufata ugatangira korora inkoko. Indi nama naba nguhaye wowe ushaka kuba watangira inkoko, ubworozi bw'inkoko, ntuzakora ikosa ryo kuvuga ati ubworozi bw'inkoko burimo amafaranga, reka nsezera akazi ndiho mpite njya korora inkoko. Aho ngaho uzabugize amahitamo meza ariko nanone atari meza cyane, kuko aka kazi k'ubworozi wagakora ugafatikanyije n'ako kazi kandi, ahubwo waba wo kuva muri ka kazi ukabanza ukareka kano kazi k'ubworozi bw'inkoko bugatangira gutanga umusaruro. Izi nkoko zitangiye guha umusaruro bwo icyo gihe uba wemerewe kuba wasezera ka kazi ukajya kwita ku nkoko zawe.
nk'ibisanzwe rero muri kumwe nanjye Hagenimana Fabien, tukaba tugiye kubana muri kino kiganiro tuvuga kuri izi ngingo zose dusa naho tuzivuzaho twihuta, ariko tukaba tugiye kuzinjiramo mu buryo burambuye. Mbahaye ikaze wowe wari ugeze kuri no buga bwa mbere, ndibarwe gukora subscribe. Ugize ikibazo runaka cyangwa se hari igitekerezo ushaka kuduhereza, waca muri commentaire nawe tukazagusubiza muri video itaha. Reka rero dutangire n'iki kiganiro. Reka rero duhite tugendana muri runo rugendo rwo kuba watangira ubworozi, turebe n'iki waheraho cyangwa se n'iki wabanza kurusha ikindi. Ikintu cya mbere rero navugaho nk'uko twabibonye, turareba ku bintu byinshi. Reka duhere kuri iki kijyanye no guhitamo aho uzororera, haba ari mu mujyi cyangwa se mu cyaro. Mbere yo guhitamo aho hantu uzororera, hari ibintu by'ingenzi ugomba kubanza ukibaza. Icya mbere uzabanza urebe ku kijyanye n'ibiribwa cyangwa se ibyo uzakoramo ubwatsi bw'inkoko, ingurube cyangwa se n'irindi tungo waba ushaka korora. Mu kureba rero ikijyanye n'ibiribwa, ntabwo uzareba ku basi ngo ngiye gutura mu mujyi hafi n'uruganda rukora ibyatsi by'amatungo. Ntabwo ari byo, kuko ubu ngubu kugira ngo ubone umusaruro uhagije cyangwa se mwinshi, mu bigaragara nuko ubwatsi wajya wikorera ubwatsi bw'amatungo yawe, ntukajye ukoresha buriya bwatsi bwo mu ruganda, cyane ko ahanini ubwatsi bwo mu nganda burahenda. Ikindi, iyo batangiye no kugira ngo bakore ubwatsi budahenze, icyo gihe bahita bagabanya quality y'ubwatsi buba bukenewe. Ni ukuvuga ngo rero mu guhitamo ahantu uzajya kororera, ugomba kureba ahantu uzabona ubutaka bwo guhingaho imyaka uzajya ukoramo ibiryo by'amatungo. Ubwo imyaka twavuga ngo guhinga ahantu uzahinga ibigori, ahantu ushobora kuba wahinga amasaka, ahantu ushobora kuba wahinga ubwatsi nk'urubingo, cyane ko haba inkoko, inka, intama, ingurube n'andi ashobora kuba yarya urubingo, ashobora kuba wagabura ubundi bwatsi, umucaca. Ibyo byose nk'uko murimo kubibona hano ku mashusho, uhitamo agace kuzabona kaza korohera kuba wakihingira ubwatsi, cyangwa se akaba ari n'aka gace bahinga abaturage, ku buryo nuramuka ukeneye kugura ibigori cyangwa se impungure, ushobora kuba wagura nko ku mwero w'imyaka ugakora stock, ubundi ukajya ukoramo ibiryo by'amatungo yawe. Ikintu cya mbere rero uzarebe ko aho hantu ushaka kuba wahitamo aho ugiye kujya kororera hazakorohereza mu kubabona ubwatsi cyangwa se ibiryo by'aya matungo ugiye kuhororera. Ikintu cya kabiri rero uzagenderaho uhitamo hantu ugiye kororera, icya kabiri uzarebe ku isoko ry'umusaruro uzava mu matungo yawe. Ni ukuvuga ngo uramutse woroye inkoko cyangwa inka se ndetse n'irindi tungo, uzarebe iyo ugiye korora inkoko, aho hantu kuzabona ahantu cyangwa se isoko ry'uzagurishaho amagi y'inkoko zawe, aho wagurisha inyama z'inkoko zawe. Cyane ko icyo nakubwira cyo nuko ibijyanye n'umusaruro ukomoka ku matungo ntabwo uzigera ubura isoko, kuko twavuga nk'inyama, nk'amatungo atanga inyama. Ni ukuvuga ngo isi ikiriho, abantu bakiyiriho, ntabwo uzigera ubura kugurisha inyama, kuko inyama zirakenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ibikomoka ku matungo birakenerwa mu buzima bwa buri munsi. Icyo uzareba rero mbere yo guhitamo aho iyo area runaka, uzamanza umenye ngo aho hantu hegereye abantu cyangwa se n'imihanda ishobora kuba wakifashisha utwara wa musaruro wawe ku isoko. Icya gatatu icyo uzarebaho, uzareba ku kijyanye n'indwara. Nujya kureba ku kijyanye n'indwara, hari igihe usanga akarere runaka kabamo indwara. Tuvuge ngo ku bworozi bw'ingurube, ugasanga muri ako karere hakunze kubonekayo uburwayi bw'uruhu. Hari ingurube zikunze kurwara uruhu, ugasanga muri ako gace habamo ibyorezo bitandukanye bifata ingurube, bifata inka, bifata inkwavu. Ugasanga muri ako gace iyo bahororewe inkwavu, ugasanga kazwiho ko kabonekaho uburenge cyane. Ni ukuvuga ngo ako gace ugomba gukora isuzuma ukamenya ku nkoko, ukamenya ku gace ntabwo ari ka gace gahoramo izuba ryinshi cyane, gahoramo umuyaga ukonje, ku buryo bishobora kuba byateza infection z'ibicurane n'izindi ndwara. Ibyo byose rero uzabanza ubirebeho, nurangiza urebe noneho no ku kirere cy'aho hantu ugiye kuba wajya kororera. Urebe ku kirere cyaho ko kitazakigira ingaruka mbi kuri iryo tungo ugiye kujya kuba wahorora, ubundi ubone uhitemo ako gace. Gusa
ku bwanjye cyo nama nakubwira ni uko uzareba twa duce tw'ibyaro. Buriya uduce tw'ibyaro nitwo tuzakorohereza mu gukora ibiryo by'amatungo bitaguhenze wabyiguriye muri ako gace, ukabigurira muri iyo zone, ubundi ukikorera ibiryo by'amatungo. Nk'uko nabibabwiye muri video nabakoreye yuko wakikorera ibiryo by'amatungo, bizaba byiza ugiye ugabura ubwatsi cyangwa se biriya biryo wabyikoreye. Nyuma rero yo kuba wahitamo ako gace uzakoreramo ubwo bworozi bwawe, ikindi kintu cya kabiri uzarebaho, uzareba ku bwoko bw'inkoko ukwiye kuba ugiye kuhororera cyangwa se ugiye korora. Mu bworozi bw'inkoko tugiramo ubwoko bubiri, ariko mu kugira ngo worore inkoko nanone ukagendera ku misaruro igera muri 3 dukura ku nkoko kugira ngo bigufashe guhitamo ubwoko bw'inkoko. Nk'ubwoko bwa mbere twavuga ku bwoko bw'inkoko zitanga umusaruro w'amagi, ariho duhita dusangamo highline ndetse highline breed cyangwa se iza brown. Izo akaba ari inkoko zizwiho ko zitanga umusaruro w'amagi. Tukaza tugasangaho zino nkoko zitangaho umusaruro w'inyama gusa, arizo twita broilers. Tukagira n'ubundi bwoko bwa gatatu aribwo twita mbera byombi, ariho dusangamo za saso broilers ndetse n'izindi, ariko zo zikaba zizwiho ko zitanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama icyarimwe. No kuvuga ngo rero mbere yuko uhitamo ubwoko ufata ubwoko runaka ngo ari bwo worora, uzabanza umenye ngo ukeneye nuhe musaruro ukwiye gukenera muri izo nkoko. Ese muri rya soko washatse rizaba ryegereye aho uzabakorera niyihe, nubuhe bwoko buzakorohera kuba wabona isoko ry'umusaruro wawe, ubundi ubone guhitamo ubwoko bw'inkoko. Gusa ubwoko bw'inkoko hari ubworohera buri wese kubworora, ngizi nkoko za saso cyangwa se izi nkoko twacyita mbera byombi zorohera buri wese kurusha uko wahitamo korora inkoko z'amagi n'inkoko z'inyama, kuko izi z'inyama n'iz'amagi zitabwaho by'umwihariko. Ni inkoko zibaho zibeshejweho n'imiti n'ingingo, ngira ngo ababifitemo uburambe murabizi. Ni ukuvuga ngo ibi nabyo numara kubirebaho bizagufasha kuba wahitamo ubwoko bw'inkoko ushobora kuba wahitamo korora. Ibyo akaba ari bimwe mu bintu bitatu ushobora kuba wakibandaho mbere yuko uhitamo ahantu runaka uri bwororere ubwoko bw'inkoko uri buhororere. Ndetse n'ikindi nakubwira kuri buno bworozi bw'inkoko, nuko ubworozi bw'inkoko ushobora kuba wakeneramo umusaruro nanone mu bundi buryo twabara nkaho ari butatu, kuko mu korora inkoko ufite kuba guhitamo korora inkoko wikorera demarage gusa. Korora inkoko mu gihe kingana n'ukwezi ari imishwi, ni ukuvuga ngo icyo gihe bisaba ko uhita ugira imikoranire hamwe hagati y'izi company, hagati ya Uzima ndetse na Agrotech, ukajya ugurayo imishwi y'umunsi umwe, wowe ukayikorera demarage ukayorora mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Yarangiza ukwezi ukayishyira ku isoko, ubundi ugahereza aborozi nabo bakazorora y'amezi asigaye 5. Nari navuze ko umusaruro w'inkoko ubona mu mezi 6. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wakikorera muri ubwo buryo bwa mbere bwo guhitamo, ukajya worora imishwi, warangiza ukohereza imishwi ku isoko imaze gucuka, imaze ukwezi, irangije cya gice twita ngo ni starter, ukayitanga igeze muri gorowa, ubundi aborozi bakayifata igeze muri icyo gihe. Ndetse nanone ukaba wafata inkoko ukajya wifatira izo zicutse. Ubwo ni uburyo bwa kabiri, ugahita ufata zino nkoko zicutse zirangije ukwezi ukazirera amezi 4, zamara kugera ku mezi 4 zigeze igihe cyo gutera cyangwa se ku masaka atangiye kubika, ukagurisha izo zigeze igihe cyo gutera. Ubundi buryo bwa gatatu naho akaba ari uburyo bwo gufata noneho izo nkoko zigeze muri icyo cyiciro cyo gutera, ugatangira ukajya uteresha amagi. Ubwo nayo akaba ari andi mahitamo ushobora kuba wahitamo mbere yuko utangira, ukamenya ngo uzahitamo ayahe mahitamo. Ikindi ni ikibazo bagiye batubaza bavuga bati, ese ni ukubera iki abantu batangira ubworozi bw'inkoko cyangwa se ubw'andi matungo hadaciyemo igihe kinini agahita ahagarara cyangwa se umushinga ugahomba, ati noneho abandi ugasanga umushinga wabo urimo urakura cyangwa se uratera imbere. Iki kibazo mu kugisubiza ndaza kugihuza na kimwe twavuzeho muri business plan y'inkoko ahashize twarebye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umushinga wawe uzagende neza, haba hari ibintu uba ugomba kwitaho, ari byo bintu bimwe tumaze kuvugaho haruguru, by'uko uba ugomba kubanza kugira umuteguro runaka, ukiga ku mushinga, ukareba
aho uza ukorera buri kimwe. Icya mbere twavuga gituma imishinga imwe n'imwe ikunze guhita igwa cyangwa se idakomeza nangwa ngo iraninge, ni ukuvuga ngo harimo no kubona nangwa se kumva ukunze ubworozi ugahita wihuta kubukora utari wagiraho amakuru ahagije. Iyo nayo ikaba mu mpamvu zituma abantu benshi bahita bahomba ku kigero bidatwara n'igihe kinini ngo amare muri ubwo bworozi, ndetse n'abandi ugasanga bo imishinga yabo irimo irakura neza bakunguka rwose, ukabona n'amamodoka arimo aragurwa. Icyo gihe naho ni wa muntu uba warakoze analysis mbere yuko atangira umushinga, agatangira umushinga bifiteho amakuru, azi neza ati ese indwara nzazirwanya gute cyangwa se nzazirinda gute mu bworozi bwanjye, akamenya ati aha ku kijyanye n'ibiryo by'amatungo nzambikora gute, aho gukoresha biriya biryo bihenze nzambikora gute kandi biba bifite na quality cyangwa se quantity ikenerwa muri bwa bworozi bw'iryo tungo runaka urimo. Ibyo byose rero uba ugomba kubimenya mbere yuko utangira kugira ngo umushinga wawe uzagende neza. Ikindi, abo bantu benshi binjira mu mishinga bazi ko muri iyo mishinga harimo inyungu gusa, bakirengagiza ko bashobora guhuriramo n'ibihombo. Kandi uretse no mu bworozi no mu bindi byose, abantu bageze kure bakubwira ko mbere yuko bagera aho bagera babanje guhura n'ibizazane byinshi, bagiye bashora bakabanza bagahomba, bakagumya gukomeza mu murimo bikarangira bageze ku nsinzi cyangwa se kuri ya ntego bihaye. Ni ukuvuga ngo nawe uzajye mu bworozi udafite purpose yuko uzahita uhura n'uburyo bwiza, byose bizagusaba kubanza kwiga, kandi kwiga uziga wigira mu byo ukora. Ariko icya mbere uzabanza gufata amasomo cyangwa se ugire ubumenyi runaka bwo guheraho kugira ngo wirinde ko wahura n'ibyo bihombo, uzakore uhura n'inyungu gusa naho uri buhurire n'ibyo bihombo. Aha ngaha rero wowe icyo usabwa ni ikihe? Ni ukubanza ukiga ku mushinga mbere yo kuwukora. Ikindi, hari n'abajya batubaza bati ese ubworozi bw'inkoko ko twumva muvuga ibijyanye n'ibishoro, twumva ni akazi gakorwa n'abantu bafite amafaranga, ese yaba ari imishinga ikorwa n'abakire? Aha sinakubwira ngo ikorwa n'abantu bafite amafaranga menshi, nawe udafite amafaranga menshi wabikora, ariko ku kijyanye n'ubwoko bumwe bw'inkoko, hari ubwoko bw'inkoko udakwiye korora ngo nuko ubonye igishoro cyo kugura imishwi gusa, bikaba bigusaba ko uba ufite n'andi mafaranga yo kuzita kuri iyo nkoko nyuma yo kuyigura. Twavuga nk'izi nkoko z'inyama cyangwa se izi nkoko z'amagi arizo za Iza Brown na Highline breed. Izi nkoko zo ntago ari za nkoko uzatwara ngo uzabura ibiryo ngo uzigaburire ibijumba cyangwa se ngo uzihereze ubwatsi bwa buraya gusa. Ni ukuvuga ngo izi nkoko uretse no kuzigaburira ubwatsi, zibaho zirya ubwatsi ndetse n'imiti icyarimwe. Ni ukuvuga ngo izi nkoko buri kwezi, buri cyumweru hari urukingo ziba zigenewe. Ni ukuvuga ngo rero uramutse ukoze muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo ugiye kuvugura inkoko, noneho ibijyanye no kuzitaho ngo uzagenda ubishaka gake gake, aho ngaho iyo nayo ni impamvu yatuma uhita uhomba, kuko zino ngingo utazizihereye ku gihe niho uzasanga utangiye kujya watakwa n'ibyorezo bigiye bitandukanye. Kandi izi ngingo ahanini tuba twarazivuzeho, gusa ku nkoko zikuze twababwiye nuko zino ngingo zo muri farumasi ushobora kuzihagarika ugatangira ugakoresha ya miti y'ibimera. Reka ngire n'ikibazo mbabaza nk'aborozi mumaze igihe mukurikira ino channel, ese mugeze he mukora akarima k'igikoni, ariko wakita k'igikoni cyangwa se akarima k'imiti muzajya mwifashisha muvura cyangwa se murinda uburwayi mu nkoko zanyu? Icyo ni ikibazo, ni n'umukoro mbahaye, yewe ari nabwo bwa mbere warugeze kuri ino channel. Icyo ukwiye gukora, ukwiye kureba ukamenya ati ese ni ubuhe bwatsi cyangwa se ni ibihe bimera ufite kujya ukoresha uvura amatungo yawe. Hari ibimera twabonye by'umwihariko igikakarubamba, tungurusumu, tangawizi, papaya ndetse n'ibindi ushobora guhinga ukajya ubyifashisha mu kuvura amatungo yawe. Ibyo tubivugaho kenshi. Ni ukuvuga ngo wowe udafite cya gishoro twavuga kinini cyangwa se ufite igishoro gikeya, ufite nk'igishoro cyo kubona imishwi, ariko ukaba ufite nanone aho kororera inkoko, ingingo nayo turayivugaho ijyanye no kubaka ikiraro cy'inkoko. Wowe ufite ikiraro cy'inkoko rero ukaba ufite n'amafaranga atari menshi, ukaba wibaza ati none muri ubwo bwoko bw'inkoko nahitamo ubuhe?
ndugufasha guhitamo ubwoko bw'inkoko nk'umuntu mushyashya udafite ubunararibonye mu bworozi bw'inkoko. Wahera ku nkoko za saso cyangwa se koroyiro, ubashoboye kuri bano navugaga twituriye mu duce tw'ibyaro, wahitamo no korora dendo, ukirinda guhita utangirira mu nkoko nka zino z'inyama cyangwa se iz'amagi. Ni ukuvuga uramutse uhisemo korora ubworozi bwa dendo, yaba ariyo mahitamo meza kurusha andi yose. Wenda nyuma yaho ukaba wafata saso n'amakoroyirozi, ukaba ariyo uheraho. Nyuma yaho yuko umaze kubona cya gishoro gihagije, ugatangira ukorora na zino nkoko ziva hanze z'inyama ndetse na zino z'amagi. Ukaba wahera kuri buno bworozi bworoheje. Ikindi nk'uko njya mbibabwira, ubundi nubwo mwumva ngo korora ngo ni ibintu ngo byoroshye, ntabwo ari ibintu byo gutangira gutyo gusa ngo urahera ngo kuri utwo dufaranga dukeya. Ubundi ugiye gukora ubworozi bw'inkoko neza, naho urashora kandi ugashora igishoro gifatika. Ubundi ubanza ukiga ku mushinga, ugashora amafaranga yawe nk'uri muri bizinesi. Ikindi nongere nibutse abantu bavuga ngo mfite none ko nifitiye akazi, ngo ubworozi bw'inkoko nabujyamo gute mfite akandi kazi. Ati ese byagusaba kuva mu kazi kawe? Ntago ari byo. Ntago korora inkoko yego bitanga umusaruro bigatanga n'amafaranga afatika, ariko ntabwo kuva mu kazi ko usanzwe urimo ariyo yaba amahitamo meza. Ahubwo wowe icyo urakora, usabwa gufata ubworozi bw'inkoko ukabutangira ariko ukiri muri ka kazi kawe, kuko uvuze ngo urava mu kazi kawe nk'uko nabibabwiye, umusaruro w'inkoko, worora inkoko ariko kugira ngo zitangire ubwo umusaruro bigasaba nibura amezi 6. Ni ukuvuga ngo ntabwo wava mu kazi rero ngo umara amezi 6 utari wabona amafaranga yinjira iwawe, ahubwo urimo gusohora amafaranga wita ku nkoko. Ahubwo w'icyo wakora, wafata inkoko ukazishyira iwawe mu rugo, ubundi abo mu rugo ukabigisha uko bakwiye kuba bazitaho, unabafasha kuzireberera. Noneho nyuma y'amezi 6 inkoko zawe zitangiye kuguha umusaruro ubona uko ungana, nibwo uzafata analysis ukareba icyo wakora. Yeba wasezerera akazi kawe ukajya mu mishinga yawe ariyo yo kwita ku nkoko, cyangwa se ko waba uretse kuva mu kazi nanone ukabwira abo mu rugo none ukagumya kubahugura bakagumya kuba bazitaho. Nyuma y'amezi 6 wongeyeho nk'andi mezi 3 nibwo wabura kureba ikiva muri za nkoko zawe, wenda ukaba wabona gusezerera kazi kawe, ubundi ukajya kwita ku mushinga wawe w'inkoko. Ukuvuga ngo ubundi aka kazi k'ubworozi bw'inkoko, ingurube ndetse n'andi matungo, ni kazi kaza kunganira kazi kawe wari usanzwe ufite. Ni ukuvuga nk'umuntu uri kubona ari hafi kuzajya mu zabukuru, kuzajya muri pansiyo, biba byiza uhita utangira ukorora inkoko, kugira ngo muri icyo gihe cyo utagishoboye gukora kazi k'abandi, uzahita ujya mu kazi kawe ufata inkoko zawe, cyane ko inkoko zitajya zivuna, ntago zirushya, nta mbaraga bisaba, ko bisaba kuzitaho kandi ukaba uhari. Ni ukuvuga ngo nibwo watangira kujya mu by'inkoko, kugira ngo noneho muri cya gihe nyine zizagufashe kugira ya masaziro meza. Cyane ko inkoko n'ubundi nko nababwiye ntago zijya zibura isoko, haba inkoko haba amagi. Igihe cyose, igihe uzakenera isoko ryazo ntago zigera ubura isoko. Hari n'abandi bajya batubaza bati ese kuki inkoko tujya tuzigurisha tugakuramo amafaranga atari menshi? Aho naho icyo navuga ni uko iyi nkoko uyigurishije itari yagera muri ya range nziza yo kuba yagera igihe cyo kubagwa, iyo bari inkoko itera ikaba itari yagera cya gihe cyo gukura neza, ubundi iyi sake ikuze igira isunzu n'ikirokoroko. Ni ukuvuga ngo wigurishije rero isake uko yaba ingana kose, ariko itari yagera igihe cyo gukuza cya kirokoroko, ngigaragare ko ari inkoko ikuze, iteka izajya iguhenda. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kugurisha isake by'umwihariko nk'isake ya saso, ku mezi 7 nicyo gihe cyiza cyo kuyigurisha, kuko ku mezi 7 nicyo gihe ibigaragara n'amaso ko ari isake ikuze, ku buremere bifite uburemere, ku buryo baguha amafaranga nawe ukavuga ati aya ni amafaranga avuye muri za nkoko kuko zirimo akantu. Ni ukuvuga ngo impamvu bakunze kubahenda, ugasanga ufite nk'inkoko y'amezi 3 n'igice, y'amezi 4 uyishyize ku isoko ngira guhendesha. Ubundi nibyo ahangaha izi nkoko ntabwo ziba ziragera igihe cyo kugurishwa cyangwa se cyo kubagwa, niyo mpamvu zikunze kubahendesha. Kuko nababwiye ko ndaza no kubabwira ku kijyanye nuko wakubaka ikiraro cy'inkoko.
Ubundi hari abantu bakunda ubworozi bw'inkoko nyuma y'igihe runaka agahita avuga ati noneho reka nze nanjye ntangire kuba natangira korora cyangwa se gukora bwa bworozi bw'inkoko, ariko akiyibagiza ko mu gukora buno bworozi bw'inkoko bisaba ko uba ufite n'ahantu ho kuzororera. Ugasanga yari afite inzu zibamo abapangayi cyangwa se yari inzu ibereye aho iri mu rugo nta kintu ayikoreramo, agahita yumva ko akwiye guhita atangira ubworozi akabukorera muri iyo nzu. Ariko ibi byo ntabwo ari byo, kuko ikiraro cy'inkoko kigomba kuba gifite imiterere itandukanye n'izindi nzu zo kubamo. Ni ukuvuga ngo iyo ukora ikiraro cyangwa se inzu y'inkoko uba ugomba gukora ikiraro gifite ubuhumekero cyangwa se amadirishya afunguye yinjiramo umwuka ndetse agasohoramo n'undi mwuka urimo. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kubaka cyangwa se gutegura inzu cyangwa se inyubako inkoko zawe zizabamo. Ng'urugero murabona ngizi ahangaha, ibi ni ibiraro by'inkoko. Urabona ubu ni bwo buryo uba ukwiye guteguramo ikiraro cy'inkoko zawe, ikiraro gifite amadirishya ahagije yinjiramo umwuka ndetse n'umwuka wari urimo mo imbere, umwe witwa ngo ni full gases mu cyongereza. Uwo mwuka w'imbere ugasohoka akinjiramo umwuka mushya, bikarinda ko habamo ikinuko muri za nkoko zawe. Wowe ukeneye kuba wamenya amakuru agiye yisumbuyeho ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko, wasura kuri ino channel, hariho video nyinshi zibivugaho, uko tuzitaho, uko dukora demarage. Ikindi hari n'abantu batinya gukora ubworozi bw'inkoko ngo borore bahereye ku mishwi bitewe n'uko demarage ngiragora. Yego nibyo, demarage ubwira uyikore bigusaba ko uba ufite ubunararibonye. Ntabwo umutangizi yajya gutangira ngo ahita ahera kuri demarage nta makuru abifiteho. Ibintu byose biba bisaba amakuru runaka. Kugira worore itungo runaka byose rizagusaba amakuru. Niyo mpamvu ikintu cya mbere aba ari amakuru. Icyo ukwiye gukora rero, niba bari gukora share ya ino video uyihereza inshuti yawe cyangwa se b'abantu ukunda, kugira nabo bajye babasha kubona ano makuru. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwanwa n'ibindi biganiro bizajya dushyira kuri runo rubuga, urubuga rw'ubworozi, urubuga rw'aborozi. Tubagira inama, tubigisha ku bijyanye n'imibereho y'amatungo, uko wayavura, uko wayitaho neza kugira ngo wirinde ibihombo. Mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien, reka mbabwire ngo mugire ibihe byiza, tuzahure muri video y'ubutaha. Ca muri comment wandike ikintu wumva ukeneye ko twaza gusobanuriraho muri video y'ubutaha, inyunganizi byose ca muri comment bari kubyandika. Mukomeze mugire ibihe byiza, muhahe muronge, bye bye.